twari tumaranye igihe cy'imyaka igeze kuri 3 n'igice ngira ngo hafi aho ngaho. Rero ibaruwa nkuko ngira ngo mwabibonye, ibaruwa iravuga yuko ari ku mpamvu ze bwite, ni ku mpamvu ze bwite. So ubwo nka Assemblée Générale cyangwa se inama y'inteko rusange ya Federation ya Sinema, icyo yagombaga gukora ko ari ukwicara ikiga kuri iyo baruwa yayandikiye ayibwira ko ashaka guhagarika imirimo kubera impamvu ze bwite. Hanyuma nicyo cyabaye rero, barangije bemeza ubusabe bwe, barabwemeza, tunamwandikira n'ibaruwa imwemerera ubwo busabe yari yasabye. Yego. Nyuma yaho hahita hakurikiraho gukurikiza icyo amategeko tugenderaho adusaba, nuko umwungirije wari usanzwe amwungirize cyangwa se vice president ayobora inzibacyuho iri hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 6. Muri icyo gihe hagahita hategurwa amatora, ubwo rero nicyo kizakurikiraho. Yego. Ubwo mu wenda kugira ngo n'undese uri muri sinema bisaba iki kugira ngo umuntu abe yashyiraho kandidatire yewe nawe abe yahatanira kuri uwo mwanya nawe ngo ayobore? Muri icyo gihe cyo guhera mu kwezi kumwe kugeza ku mezi 6, amategeko tugenderaho ateganya yuko hagomba kujyaho komisiyo cyangwa se subcommittee ishinzwe gutegura amatora. Iyo subcommittee rero itegura amatora cyangwa se akanama gashinzwe gutegura amatora, gatangira imirimo yako mbere y'ukwezi kumwe yuko amatora aba. So ubwo rero ako kanama niko kagena ibigenderwaho. Ubu ntabwo gena hashoka mpita mbivugaho mu gihe naba ninjiye mu mirimo y'ako kanama. Iyo nka komite nyobozi ishyizweho hari ibyo iba yariyemeje kugeraho. Ese iyo murebye wenda nka perezida hari ibyo mwaba mwaragezeho mbere yuko yegura, ese niba bitaragezweho byatewe n'iyo mpamvu? Byinshi byagezweho. Tumaze igihe turi muri process yo gushaka ibyangombwa bya Federation ya Sinema, ibyangombwa by'ama union ayigize. So bifite ahantu bigeze ku mikoranire yacu na Rwanda Art Council ndetse na My Culture, Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco, barimo kubidufashamo, turanabashimira cyane. So hari aho byari bigeze. Ibyo byose ni bimwe mu bikorwa mu by'ukuri bya buri munsi bya Federation yari iyobowe na Kwezi. Harimwo rero noneho indi mirimo ya buri munsi byo kuba filmmakers cyangwa se abakora umwuga wa sinema mu Rwanda baza kuri biro ahangaha bakaza gushaka services zitandukanye zirimo gutanga ama recommendation n'inama zigiye zitandukanye. So hari byinshi byagezweho mu by'ukuri. Ariko ntabwo bivuze yuko hari aho twageze twavuga yuko twageze iyo tujya, turacyari mu nzira, n'urugamba, ariko hari byinshi byagezweho mu gihe cye. Mwamoje ku kintu uvuzeho, uvuze My Culture n'imikoranire ya Federation. Ese iyo urebye nkawe nk'umuyobozi ubona nka sinema My Culture igiha ijambo cyangwa yumvikana hano mu Rwanda, mbese bimeze gute muri rusange? Hari ikintu bita mu Cyongereza political will. Icyo ngicyo ntabwo cyabaho utabonye ibikorwa My Culture irimo gukora. Ngira ngo byanatangiriye mu cyitwaga Minispoc, cyaje guhindukamwo My Culture, havuyemo sport. Noneho twarakoranaga umunsi ku wundi binyuze byaba ari ku head office yabo, ku biro bikuru bya ministeri, cyangwa se kuri ku nzego zitandukanye zishinzwe gushyira mu bikorwa amategeko aba yashyizweho cyangwa se ingamba ziba zashyizweho. Harimo rarke tukorana umunsi ku wundi. Iyo nayo ubu ngubu isigaye ari inteko y'umuco gusa, cyangwa se Rwanda Cultural Heritage Academy. Yes. So tukorana umunsi ku wundi. Harimo izo nzego za My Culture na My Culture ubwayo. So no kuvuga ngo baha agaciro sinema cyane. Wenda hari aho byatangiriye kera niko twabibonaga yuko basa naho batarabyakira, ariko ubu ngubu barabyumva. Hari ubwo bushake bwa ariyo volonté politique ari yo gufasha creative industries cyangwa se inganda ndangamuco harimo na sinema. Rero ubu ngubu ni byiza cyane ahubwo.
hanze aho usanga filime navuga hari isoko rishya riri kuri YouTube cyane, aho usanga kuri uyu munsi bamwe basigaye banakabya ugasanga bashyiraho ibintu by'urukozasoni. Ibyo bintu mwe mubitekerezaho iki? Mubona bitari mu bintu namwe mushinzwe wenda kugira ngo bidakabya cyane? Yego nibyo koko mu by'ukuri, reka nkubwire yuko buriya kugira ngo bibone nuko haba habayeho gukora. Icyambere rero nshima nuko bakora, kuko igiye kureba usubije amaso inyuma muri ibi bihe bitoroshye igihugu cyacu cyanyuzemo ndetse n'isi yose bya COVID-19, yugarutse kuri sinema yacu yo mu Rwanda yarakoze cyane, byaba ari mu gihe cyaguma mu rugo noneho nyayo ya total lockdown, abantu aho wasangaga bafite irungu, sinema yacu yabamaze irungu cyane. So icyo ni ikintu cyo kubashimira. Ariko ngarutse ku cyo bavugaga, yego nta byera ngo de, kandi niyo mpamvu habaho gukeburana no kwibukiranya iteka. So ibyo suko tutabibona, ahubwo hari ingamba hamwe n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu burimo nyine iyo Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko, birimo Rwanda Cultural Heritage Academy, ku bufatanye na Federation ya Sinema turimo turareba uburyo twabiha umurongo, tukaganira nabo ba content providers ba YouTube kugira ngo bibuke cyangwa se bibutswe, tubibutse yuko turi mu gihugu gifite umuco w'umukire. Turi mu gihugu gifite umuco ukize cyane, dukwiriye gusigasira no mu bikorwa byacu, kandi tutarinze kwimitatinga abanyamahanga cyangwa se gusubiramo ibyo abanyamahanga bakora, kugira ngo tube twabona viewers, tube twabona subscribers cyangwa se na ziriya shares na comments n'ibyo basaba. Hari uburyo mu by'ukuri babyaza umusaruro YouTube batarinze gutatira igihango ku muco wacu, kandi umuco wacu dukunda. Bajya bavuga ngo igihugu kitagira umuco kiba cyagize gute, kiracika. Ubwo rero tuzaganira nabo kandi turibwira neza ko bazabyumva. Yego nyuma yuko ingoma zihindutse, icy'ingenzi kigezweho cyangwa kigiye kwitabwaho kurenza ibindi ni ukusa ikivi cy'umuyobozi ucyuye igihe, cyangwa niba ari ukusa ikivi cyari akigeze he, niba ari ukuzana impinduramatwara cyangwa se impinduka, mbese imigabo n'imigambi yayo. Hari ibyo twari dusanzwe dufite mu ngamba, ibyo nakwita plan d'action ya Federation ya Sinema. Ibyo ngibyo birakomeza, ni imirimo ikomeza, n'umuntu wahinduye imirimo cyangwa se ni umwanya ugomba kuzuzwamo, ariko imirimo yari isanzwe ya Federation irakomeza. So hari ibyo twari dusanzwe dufite rero mwigenamigambi muri plan of action, turimo turakomeza nanone gukora. Niyo mpamvu n'ubu ngubu mudusanze mu nama na commission technique ya Federation ya Sinema hamwe na executive committee, twari turi mu nama yo kugira ngo dutegure gahunda z'iki cyumweru, ndetse n'indi minsi iri imbere muzagenda mubona ibikorwa byiza cyane biri muri gahunda zacu. Ntabwo ari ibanga cyane, ariko nanone tuzabibagezaho mu gihe cyabyo byabaye, kuko ni ibikorwa birimo imikoranire n'izindi nzego, zaba iza leta, izikorera ndetse na za NGOs. So hari amanama mu by'ukuri bidusaba kugira ngo tubanze dukorane nabo, hanyuma nibitangira kujya mu bikorwa duhite tubibamenyesha. Namwe muri abafatanya bikorwa beza bacu. Nk'uko wari bivuze, sinema uyu mwaka wa 2020 ushize n'uyu nguyu wa 2021 nubwo utari woroshye, ariko sinema nyarwanda mu nganda z'imyidagaduro hano mu Rwanda nkeka ko ari uruganda rwakoze cyane kurenza izindi. Murakoze cyane ko wabibonye. Uraza gusanga uruganda rwa sinema rudakunze gukorana n'itangazamakuru cyane. Mwebwe nk'abayobozi, nk'umuyobozi ugiyeho mushyashya, ni izihe ngamba mugiye gufata zo gukorana n'itangazamakuru ku buryo sinema imenyekana ikagera ku rundi rwego, abanyarwanda bakayikunda, kuko hariho abatayikunda kuko batanayizi, batanazi uko bibaho. So ni izihe ngamba mufite zo gukorana n'itangazamakuru cyangwa se kwamamaza uyu muco wa sinema? Urakoze cyane kuzana icyo gitekerezo cyangwa se icyo kibazo. Mu by'ukuri ntabwo kudakorana n'itangazamakuru bituruka ku bushake buke bwa Federation ya Sinema cyangwa se aba filmmakers bacu. Oya, bibihazamwo rero ntuza nyinshi zitandukanye. Hari ubumenyi,
ubumenyi bw'abo bakora umwuga wa sinema cyangwa se ubumenyi bw'abanyamakuru ba sinema, uburyo bw'imikoranire. Icyo rero ukirebera ku mpande zombi. Hari iryo tangazamakuru ni kimwe mu bintu byagiye bisa naho bimunga iterambere rya sinema yacu, rya industry ya filme yacu, kudakorana n'itangazamakuru, kuba nta tangazamakuru rivuga kuri sinema rihari. Reka nguhereze urugero. Uyu munsi mufite icyitwa 10 tonight, reka mvuge wenda aho mukorera 10 tonight. 10 tonight igiye kuvuga kuri music ishobora kumara amasaha 3, ariko niza kuri sinema, reka ntangire mbashimira yuko ubu ngubu mwazanye ikiganiro cya sinema. Ariko nuhera kuri za Sunday night za 10 tonight za kera, wasangaga bari buvuge box office gusa iminota 5. Niba bavuga kuri local film industry, niba bavuga filime nziza zasohotse, series zishobora kuba zirimo ziratrendinga muri iyi minsi, ugasanga ntabwo ari ugufuhira abahanzi, ariko byabaye nkaho showbiz yibanze cyane kuri music kurusha kuri sinema. Ibyo niyo mpamvu navuga rero ngo ubumenyi, nge ntekereza ahubwo ni nk'igitekerezo natekerezaga yuko mu by'ukuri ni byiza kuba mutangiye ibi biganiro, mutangiye kwita kuri sinema cyane, ako noneho bibaye byiza ku bufatanye n'inama nkuru y'itangazamakuru n'abandi badufasha, tugategura amahugurwa y'aba journaliste, abanyamakuru ba sinema specifically kuri sinema, sibyo? Noneho tukagaruka natwe tugashyira imbaraga nka Rwanda Film Federation gukangurira aba filmmakers bacu gukorana n'itangazamakuru. Ejo nejo mundi numpamagara unkeneye amakuru simbure, sibyo? Wenda dukunze kuba turi kuri tene kenshi cyane, turi muri shooting n'iki byose, nshobora kukubwira nti ndi kuri ICT Innovation Center, niho twakoreye, se wakwihangana ukaza ukahagera, ukaza ukahakura amakuru. Ariko habeho icyo kintu cy'imikoranire, ariko noneho no kuzamura ubumenyi kugira ngo dutange karite nziza, kugira ngo muzi ibiganiro mpuzamahanga bya sinema murandusha no kubimenya cyane. So ni byiza yuko natwe tuzana uwo muco hano mu Rwanda w'itangazamakuru rikorana na sinema nk'uko rikorana na music ndetse n'izindi nzego z'ubuhanzi. Utarava kuri icyo kibazo cy'itangazamakuru, ni icyo wabwira itangazamakuru rigikirenza sinema rivuga ko ari uruganda wenda rutagakwiye guhabwa umwanya mu biganiro nk'ibyo, kubera ko abenshi babikora gutyo usanga ariyo motifu biha cyangwa bibwira, bavuga bati sinema ntabwo ari uruganda, twakabaye duhuza n'umuziki cyangwa n'ibindi bya show business. So uyu munsi ni ubuhe butumwa wa hano nto ibitangazamakuru bigifata sinema nk'umwana w'uruhinja? Mbere ya byose sinzi wenda niba ndi bwemeranyeho nawe cyane ku bitangazamakuru uburyo bifata sinema gutyo, ariko harimo bamwe muri bo, nicyo cya kintu nakubwiraga cy'ubumenyi. Rero hari igihe usanga uwo muntu urimo kuvuga gutyo mu by'ukuri nta mahugurwa ya sinema yagize, ntabwo azi sinema ubwe, ari bwitiranye sinema na théâtre, aritiranya filime na théâtre. Urumva akaba yakubwira ati ya filme mujye mureka ayo théâtre yanyu yo mu Rwanda, akaba yakwitiranya théâtre na filme, kandi ni ibintu bibiri bitandukanye, bifite aho bihurira ariko bifite naho bitandukanira. So ni bwa bumenyi navugaga, ni bwa bumenyi, ntabwo ndi bumuvebe cyane, ariko ni bwa bumenyi. Ariko nunagaruka nanone natwe mvuge kuri karite y'ibikorwa byacu, natwe ubwacu dukeneye kugira gute kuzamura ya karite y'ibikorwa byacu, rimwe na rimwe nabwo ishingira ku bumenyi toujours. Ni ukuvuga ngo tugomba kwiga, hari amashuri ya sinema, hari amahugurwa ategura abantu bayitabire kugira ngo babashe gutanga product nziza kandi zifite quality. Ubwo bizagenda bigabanuka gahoro gahoro, ariko ndatekereza yuko batavuga yuko ari bibi cyane byose, kameme hari n'ibindi byiza. Yego, wenda ku kibazo cyane nari mfite nabihurije wenda ku kibazo cy'itangazamakuru, ariko hariho n'abasinyaste benshi batagira amakuru ahagije byo urugaga rwa sinema rukora, cyangwa se bamwe batanazi ko rubaho. Noneho nubuhe butumwa noneho watanga ku bakozi ba sinema, ku bakozi ba filme, mbese bwihumure babwira ko muhari, cyangwa se ni iki wifuza noneho no gukorana nabo?
Murakoze cyane. Icyambere Rwanda Film Federation igizwe na unions, no kuvuga ngo ni amahuriro y'abakora umwuga wa sinema. Ngira ngo wenda inyuma y'ahangaha yanjye iyo liste irahari, buraza kuyereka abantu. Dufite ihuriro ry'abakinnyi ba filime, ihuriro ry'aba producers, ihuriro ry'abanditsi ba filime, ihuriro ry'abayobora Rwanda Film Directors Union, ihuriro ry'amafestivale n'ama awards. Urumva dufite ihuriro rya distributors union. Ayo mahuriro niyagize Federation ya Sinema mu Rwanda. Impamvu mvuza ayo mahuriro yose niki? Nuko na amahuriro y'abakora umwuga wa sinema. Abakora umwuga wa sinema rero bataramenya ko Rwanda Film Federation ihari, ngira ngo ni biragaruka kuri ya mikoranire yacu n'itangazamakuru, ariko nabo ba filmmakers nabo mu by'ukuri ndabizi neza yuko bamwe muri bo baba babizi, ariko wenda ntibamenye imikorere. Ni byiza yuko bagana rero ibiro bya Rwanda Film Federation hano kuri ICT Innovation Center, tubasobanurire, nitubatumira mu manama bajye baza, kuko niho ayo makuru atangirwa. Ikindi nagira ngo ushishikarize abakora umwuga wa sinema bacu, kugira ngo kuko turifuza gukora sinema y'umwuga, gukora sinema y'umwuga. Abamambure bacu rero muri Rwanda Film Federation twagira ngo tubashishikarize, tunabasabe kugira ngo bakore ibintu byemewe n'amategeko. Ibyemewe n'amategeko nshaka kuvuga niki? Ushobora gusanga muri kwa kutagira amakuru, umuntu ajya gukora filime ntamenye yuko agomba kunyura muri RDB kugira ngo bamuhe copyright. Copyright itangirwa ubuntu muri RDB, no kugenda ukayisaba gusa. Urwo rupapuro rugufasha kugira ngo umuntu uzapirata filime yawe uzaba ufite uburenganzira uri bwerekana uti iyi filime ni iyanjye. Irwo rupapuro rero urushaka ugifite script utaratangira gufata amashusho. Ikindi nuko nuhagera bazakubwira bati se wanyuze muri Rwanda Film Federation. Muri Rwanda Film Federation urahanyura kugira ngo tuguhe recommendation, tuguhe urwandiko rugufasha kujya gukomanga aho komanga hose, babone yuko wanyuze muri Rwanda Film Federation ku office yacu. Urabyumva, babone yuko uri umwe mu bamambre ba Federation ya Sinema, cyangwa se uri umunyamuryango wa Federation ya Sinema. Aho ngaho kugera kuri office ya Federation ya Sinema, ni byiza yuko ubanza kuganira n'umuntu uyoboye union wisangamo. Iyo union cyangwa se iryo huriro, tuvuge wowe uri mu producer ugiye guproducing iyo filme, ni byiza yuko uza tukakohereza ku mugabo witwa Rukundo Arno cyangwa se Shafi, umuyobozi wa Rwanda Film Producers Union. Noneho akareba niba uri umumambre cyangwa se uri umunyamuryango wa Film Producers Union. Niba utari we, akakugira inama ukajyamwo, ukabona tukaguha recommendation, ukajya muri RDB, ndetse ukagira no mu nteko y'umuco aho bari buguhe shooting permit. Ubwo ngubwo ndavuga ku banyamahanga nibo bagera aho bari bukenere shooting permit, ndetse n'izindi filime mpuzamahanga zikorerwa hanga mu Rwanda ku bufatanye n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, ibyo bita co-productions. So nicyo kintu nagira ngo nshishikarize abanyamuryango bacu n'abakora umwuga wa sinema mu Rwanda, no kugira ngo baze ku office yacu ahangaha, amakuru bakeneye yose tuyabagezeho, ariko noneho tunabashishikarize kuba niba bagiye gukora iyo mishinga yabo nanone bajya baza tukabagira inama, kuko ni kenshi tugende duhura na cases zitandukanye, wenda nk'amasezerano, producer n'umwanditsi bagiye gukorana amasezerano, rimwe na rimwe ugasanga amasezerano ntabwo ameze neza, tukabafasha no kuyategura neza mu rwego rw'amategeko kugira ngo babe bafite amasezerano meza. Mu producer ugiye gukora filime, ni byiza yuko abo bakinnyi be, abo ba technicians be n'abandi batandukanye baba bafitanye amasezerano. Ibi ngibi biramurengera we, binarengere babandi arimo gukoresha. Urumva, mu gihe habayeho amatati runaka, bitabaza ya masezerano bafitanye. Ariko wijya kubwira umuntu uti nyaboneka ngwino umfashe ahangaha, ntimugire icyo mwandikirana, cyangwa se twakundi urubyiruko rwacu aza akakubwira ati ngiye mfite impano yo gukina filime, ndifuza gukina filime, ngiye nanagukinira no ku buntu. Yagukinira ku buntu nibyo, ariko menye yuko bifite danger muri byo. Ahubwo banza utegura iyo kontra, unashyiremo yuko yakwemereye kugukinira ku buntu. Bizagufasha ejo n'ejo bundi nabona filime yawe
yateye imbere yagerera ahantu yarangiza akavuga ati kuki giye mwankoresheje ntabizi. Izo cases duhura nazo kenshi cyane. Rero wenda ntizimbye mu magambo, nicyo ngicyo ntizimbye mu magambo, sorry, nicyo nashaka kugira ngo mbagezeho. Ako noneho nanabashimire TV10 ndetse itangazamakuru rya Genesis TV, TV1 n'abandi, mukomereza aho ngaho, muteze imbere, muze dufatanye duteze imbere uruganda rwa sinema rwacu. Birashoboka, ni uruganda ruri strong. Amakuru muzakoraho turayafite menshi cyane, arahari, haba kuri tele, haba ngaho dusanga dufite amakuru, ntabwo muzabura amakuru yo gutangaza. Rero reka nsoze mbashimira, murakoze. Umunyarwanda ntago akenera shooting permit, twaruvuze ko abanyamahanga ari baba nawe arayikenera, biterwa n'umushinga we ukomeze. Biri muri bya bindi byo kugenda tubakangurira gukora bafite ibyangombwa byose. Ahanini ukunze gusanga ifite uruhare runini cyane ku munyamahanga waje gukora hano mu Rwanda, cyangwa se umunyarwanda ugiye gukorana n'umunyamahanga, ariko na filime uteganya gukora wohereza mu mafestival, wohereza muri festival zikomeye kwisi, hari aho uzasanga wenda bikenewe. Rero ni ngombwa nayo yuko ntabwo navuze ko atari ngombwa, ni ngombwa rwose, ni ngombwa. Yego, murakoze.